mazi iyo uri hano uba ufite hejuru ya 80% ikiyaga cyose cya Kivu. No kuvuga ko ubu kuri fresheri zose z'ikiyaga cya Kivu dore ngiki mwakibonye turakigurisha ku mafaranga make cyane. Kino kibanza mureba hano rero hafite ubuso burenga 550. Hakora ku muhanda wa kaburimbo, ushobora kuhashyira resort, ushobora kuhashyira apartment, ushobora kuhashyira motel bigakunda cyane. Aya mazu ngewe uko ntekereza uramutse uhaguze ushobora kuyasenya cyangwa ukayavugurura bigakunda cyane. Hano rero hafite bwa buso twababwiye tuje kuhagurisha ku mafaranga miliyoni 55 z'amanyarwanda. Mu gihe waje muri GC turagufasha kubona ubuso bureba ku kiyaga cya Kivu, ahantu heza mu bukerarugendo, zone nziza iri kuri Kivu Belt ku mukandara wa Kivu. Hano hantu rero turi hitwa Brasserie, wa mukandara muzi wa Kivu Belt witwa Kivu Belt niho ukora aha turi. Rero kubijyanye n'ubukerarugendo hari hejuru cyane, niyo mpamvu ugomba kubyitaho cyane. Murabona ko turi kuri kaburimbo, aho icyo cyapa turi kubereka hari umuhanda ushobora kugiramo bikunda cyane mu gihe ushaka kujya uza ugaparika imodoka yawe hano muri iki kibanza. Ushobora kwakatinga ukashyira umuhanda bigakunda cyane. Muze tubereke hanyuma umuhanda uburyo wawukora, tubagire n'inama uburyo mwawushyiramo ukagera hano hantu, maze mukomeze mugubwe neza kuko muri abakunzi beza, niyo mpamvu tubaha ibintu byiza. Nimero zacu ni 078 300 8 7 5 5 kuri za miliyoni 55 gusa z'amanyarwanda.